mukobwa icyo yakoze ni iki? Ese yandikira Sabe akiri mu nzu, ibyo yamwandikiye ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko ibyo ari byo byose ndakeka yaramwandikira amubwira ati Sabe turafashwe, situation hano hanze ntabwo imeze neza, shaka uburyo uhita usohoka. Aramwandikira sohoka uceho, dore murabibona arimo kumwandikira, aramwandikira. Icyakurikiye mu kanya mugiye kuyibona mu mashusho akurikiye, nuko amaze kumwandikira ibyo byose yaramubwiye ati Sabe ino situation muri rugo ntabwo imeze neza, turafashwe. yawe mucoma utajimbizi n'abagore. Yes wangu. Sasa cyokora reka mbabwira ikintu, iyi showbiz igiye kuryoha cyane. Kubera ko kera najyaga ntekereza, ariko kubera iki twebwe tutagera abapaparazi bazajya batwirukankaho mu mihanda ngo bagurisha amakuru. None kubera ko abantu bose ubu ngubu bamaze kuba abanyamakuru, basigaye bafite amatelefone, basigaye bazi ko video igomba gucuruza, ubu ngubu ni ukuvuga ngo mwabantu mwe ni mwubaka izina, kuko izina ryanyu mugiye kuzajya mukurikirwa n'abapaparazi nka 500, kuko bazi neza ko bagiye kujya bacuruza video zanyu cyangwa amakuru yanyu. Bisobanuye ngo rero showbiz igiye kuryoha cyane pe. Icyo kora buri muhanzi wese, buri muntu wese uri public figure amenye ko imihanda yarahindutse. Niba ugiye guhitamo kuba umustar, ubu ugiye kujya uvugwa. Ako ngako kari gaciyemo. Reka noneho mbabwira ikintu rero cyo kuri Sabi. Umuntu wese ushobora gusesengura Sabi uwo ari we, n'impamvu n'umuryo ushobora gutekereza ko ashobora kuba yagiye gusambana, bisaba ngo ubumuzi neza mwaranabonanye, kuko ushobora kumusesengura utamuzi, umubona hari inyuma ya kamera, ukaba ushobora kwibeshya. Ikindi kintu numvishe Godfather, iyo ni point imwe ndaza kwisesenguraho gatoya, ariko reka tube tuyifatiye aho ngaho. Indi point ya kabiri, Godfather nigeze numva uri kuvuga ngo ukugusesengura iyi video ntushobora kwibagirwamo ngo wa mugabo wa Ngwino Ndebe. Icyo ndacyemeranya nawe, ariko nanone hari indi point muri kwibagirwa kandi y'ingenzi cyane, nuko iyi saga ntushobora kuyibagirwamo umuntu witwa Yago. Ibi bishize isaga ishize na Big Energy, ako kantu ukibagiwe, ushobora guhita wibagirwa point y'ingenzi cyane. Nibyo byonyine bishobora gutuma uvuga ati okay, iyi video, iyi saga kubera iki ingana gutya. Noneho impamvu nshizemo Big Energy, njyewe nagerageje no kuba muri groupe y'abongera gukoresha iryo jambo muri space yanjye. Okay, Yago. Okay, reka nukuvuga ngo umuntu ushobora kwibagirwa saga ishize ya Yago, niba hari n'agatsiko k'amabandi. Ibyo bya Big Nyashi ntabwo hano bikora, bavuze ko ari agatsiko. Okay, nta kibazo, reka byavuzwe n'umuntu uri mu kazi. Big Nyashi muri agatsiko, umuntu ukibarirwa muri Big Nyashi ubwo ngubwo ufite ikibazo gikomeye. Komeza. Mbona ukuvuga ngo impamvu tudashobora kwibagirwamo umuntu witwa Yago muri iyi saga aka kanya, impamvu Sabi ari kuvugwa aka kanya, ari uri kuvugwa noneho, ni ukubera ko urebye neza mu bantu bavuzwe cyane na Yago, nakubwiza ukuri, abantu mwakoze research neza murareba, mwasanga neza ko Sabi niwe bisa nkaho byadamiginze cyane kurusha buri muntu wese, nubwo ba DJ Brian barimo na ba Jihad n'abandi, ariko nujya no kureba na namba za Sabi zaragabanyutse. Ngiye nagwa n'ubuhamya kubera ko ngiye nagiye no mu groupe y'iyi groupe ya Yago, bafite na gahunda yuko bagomba no kuinscribinga channel ya Sabi ikamanuka ku rwego rwo hasi. Uwo ni wo mugambi nge nababonanye. So bishatse kukubwira ngo rero buri kantu kariko kose niyo Sabi yanakorora, bashaka uburyo bwari bwo bwose bishobora kugaragara nkaho arwaye sida. Icyo ni urugero nshatse kukwereka. Noneho reka dufate Sabi ku rwego njyewe muziho. Noneho
Sabi muzi imyaka nk'icumi ishize. Aba bakobwa bangwino ndebe ndabazi, nje nakoranye nabo ikiganiro. Na Clara nawe naramubonye. Hari abakobwa, nta nubwo ari bari abakobwa gusa mwebwe muzi, hari n'abandi bakobwa abandi batatu nabo biyongera mu bandi Sabi yagiye afasha muri buriya buryo. Ni ukuvuga ngo Sabi igihe amaranye n'uriya mukobwa n'abari abakobwa bamaranye bashobora kuba birenze imyaka nk'ibiri niba ntibeshye. Kereka nsubi inyuma nkareba ibiganiro njyewe nakoranye n'uriya mukobwa. Nibyo uri kuvuga nibyo. So bivuze ngo uburyo amaze kubamenya birahagije cyane ku buryo Sabi ashobora kugendana n'uriya mukobwa mu modoka, ashobora kujya kumureba iwe, ashobora no kujyana nawe bagiye gusura umuntu wari we wese, ashobora no kumurongora. Aha, noneho ikintu cyo kumurongora ndaza kukubwira impamvu nshidikanya ikintu cyitwa kumurongora. None icyo nicyo ngiye kukubwira nk'umufilozofi, ariko none uzisa ubwo filozofi bwa ntu. Godfather wamuhaye ijambo reka mucoma avuge. Kubera ko Godfather gushinja umuntu ngo maybe ubusambanyi cyangwa ukaba ushobora kubitekereza bisa ngo umuntu ubunamuzi character ye. Yego, uramuzi uri umugore we. Ariko se Godfather nase nta nsutagira. Nakubwiye ni Godfather Sabi muzi imyaka 10. Ubwo wakwimagina umuntu uzi imyaka 10 urugendo mumaranye ubu muzi burereka nkubwira hari abantu uzi buryo nakubwira ntabwo akuzi kandi yarakwibyariye. Ariko se Godfather ariko Godfather ndamenye nyine nanjye ni filozofi ndi gusesengura, ntago mbege kubihagarara 100% ibyo ngiye kukubwira, ariko ngiye kubikubwira nk'umuntu, ngiye kubabwira muzi imyaka 10. Nukuvuga ngo reka mbaha akantu gatoya. Sabi nje nigeze kujyana nawe amasaha ne mu modoka twicaranye, nje ubwanya turi kugana ku by'abagore, ndamubwira ati cyo kora Sabi nubona amafaranga utangiye kubona amafaranga, icyo nzi cyo kubyamera kose hari ubwo uzatangira guca inyuma umugore wawe. Ngewe ubwanjye narabimwibwiriye kuko impamvu twari turi kubiganira byari yaramutamo mu kanya. Ahubwo umva nkubwire gatoya nkubwire twumve yawe ntago uzi umuntu uri kuvuga ndanze buriya ingwano gato. Ntago nza kukwemerera Muchoma wituzana muri vie prive. Ndamuzi Muchoma, ndamuzi. Uratekereza ko uje kuvugira Sabe kandi umutemo? Wenda kuzi vie prive yawe na mintu ndakuzi, uyu ndamuzi. Twumvika we Brian Muchoma araza binyemo byose. Muchoma twumvikana ikintu kimwe, my brother, twumvikana ikintu kimwe. Vuga kuri Sabe nisaga, va mu buzima bwa Sabe. Icyo ndi kugusaba ni iki ngiki kigaragaza unyumva. Okay, ntago ndi mu buzima bwa Sabe. Biretse gato ndi gushaka kubera ibintu vuga. Ese Muchoma we vuga kuri point ibyo turi kuvuga. Twaganiriye ku by'abagore ntago bikenewe, ibyo ni ikiganiro. Ngere icyo ndi gushaka kubabwira ngewe Sabi impamvu nyine nakubabwiye urugendo rw'imyaka 10 ni ngombwa ushiremo point yo kuvuga ngo uyu muntu ndamuzi nanamuhagariraho bitewe n'ibyo umuba mumaranye kuri point ikibazo turimo. Okay, no point ngewe Sabi ukuntu muzi, ngewe yarambwiye ati Muchoma ukuntu nteye sinshobora guca inyuma umugore wanjye. Nashatse umugore umwe mu buzima bwanjye, ni nawe nzasazana nawe. Iryo jambo ndaryumva nditegama ndamubwira uri sure? Arambwira ati Muchoma ndi sure. Kandi koko igihe cyose gishize yagiye abiprovinga kuri njyewe, bigaragara n'amaso yanjye, mbibona uburyo agenda, imiterere ye. Ndavuga ati iki kintu nagihagararo nkavuga ati Brian uyu mugabo nibyo ndikubwira ntunyumve. Ariko rero kuri point reka tujye kuri video. Muri kureba video uburyo yirukanse igipangu. Muri character ya Sabi nabibabwiye ati ntago ushobora nusijya gusesengura Sabi utamuzi, nukuvuga ngo urashobora kuba wibeshye. Sabi ubwe muri character ye ntakunda video, ntakundi foto. Ibyo bintu mwese muranabizi ko nibyo pe. So nuko nibyo nababwiye ati nimusesengura uyu muntu mutamuzi muraba mwibeshye cyane. Mugomba guceceka twebwe tumuzi, akaba ari twebwe tubasesengurira buri kantu kose ku kandi, kuko hari ibyo nahuza kuko muzi nkabihuza na video nabonye nkavuga. Ariko se wacecetse Godfather kuki umuntu uza kuvugira Sabe udashaka kavuga? Twumvikane Muchoma ndamumenyereye.
uza kuvugira none Sabe nari turi mu kuvuga rukiko iki nari urashaka kuvuga ko kimwe mvuga hano ibyo turi mu ushaka rukiko kumva cyangwa turi mu rukiko hano ntabwo ndi buvuge ibyo ushaka kumva ahubwo njye ndi kukubwira oya umuntu ndi arimo arakubwira gusesengura yuko nta arimo arakubwira yuko abantu hano bari gutekereza yuko yaravuye gusambana bashobora kwibeshya kubera ko batamuzi yego okay ibyo rata ntabwo ari nuko ibintu ariko rero by'ukuri mbikora muri gusa kuvanga ntabwo ibintu kumva byumvikana uretse gato kuki muri gutekereza aho ngo ibintu ari kudutwara ibyo ntashaka wowe ndakubaza Muchoma Mhm. hano ninde muntu washinje Sabe urimo kunyumva ko yaravuye no muri gusambana no reka tuvuge ndi ko kukubaza ntabwo mu ariko kintu Godfa reka wica basabe ikintu kimwe muri Godfather gusesengura Godfa oya kumvikane buretse gato Godfa uretse wica hirya no hino wica hirya no kumvikane hino uvuga kumvikane ngo ntabwo abantu bari kuvuga ngo yarasambanye agenda kuri YouTube hose buri muntu wese afatizaho ifoto ibyo byo yaruze kuri nti YouTube ntabwo ari hano kuri Space Brand twumvikane nyine dukoresha ubwenge tugende gake none se twumvikane ikintu Space kimwe iri kuvuga yuko Sabe yasimbutse uretse igipangu gato biragaragara ntabwo nibyo turi kuvuga hano hari ubusambanyi uri kurebamo tugende gakeya urumva ibyo bintu byo babaye kureba kuri YouTube twumvikane ikintu kimwe niyo mpamvu ariko nawe nakubajije wavuze ko uriya Brian mukobwa uretse uriya gato mukobwa w'impanga arimo umbwira ahantu bihurira uretse gato ntabwo muri video ya mbere arimo tugende gakeya rero munyumve neza icyo turi kuvuga ni iki ngiki mu kanya ndakubajije Brian ndakubaza nti ni iki cyatumye Sabe ahunga bigeze kuriya karinda avunika akaguru tubireba nibyo nariye kubabwira genda reka gakeya muceceke mbabwire mute your mic Muchoma none se sinjye ugifite ijambo biretse mbaza none se ko ari njye guha ijambo nkari kwakira igishaki genda gake nk'umurongo ntujake kunyibajya Space utazana abantu bakuva ko turi gushinja Sabe ubusambanyi ndabazi nakubwiye ko ushobora kuza kumuvugira ukamutamu nta washinje Sabe ubusambanyi biranashoboka cyane ko Sabe hari n'ibindi ari mpamvu twese tugiye kwibaza ntabwo yo Sabe iyo baza kuba yarari gusambana twagiye tubona amavideo y'abantu benshi umuntu agasohoka afite amashati mu ntoki yiruka nanone twabonye Sabe asohoka mu nzu yambaye amataratara yambaye ingofero uko yari ari hasi uko yari hanze uwo muntu bafashe ari gusambana ntibamufatiranye bari kubimushinja ukibagirwe ntabwo nayo yagura ngo muting ahubwo ndakumanura nshaka kugira ngo mufate ibintu mu bihe uburemere mubone ibyo kurwana nabyo twumvikane ikintu kimwe Sabe ntibamufashe ari gusambana keretse niba hari andi mavideo bari kutwereka yambaye ubusa oya nabo banyamakuru ndabizi ko muri kurikodinga mu byumve munabimenye ko nta video yari gusambana ihari nta genza gake kuko aba bantu Brian twumvikane ikintu kimwe sibyo uretse gato ejo bundi twari mu nkundura ndi mu bantu twavugaga ati turabiyamye muravuga ko Sabe yahungaga gute kandi tubona umuntu aryamye muramufata mukamusubiza inyuma mukamujyana ku gipangu mukakimusimbukisha mute mureke guharabika Sabe ashobora kuba yaratsikiye unyumve turwana izo ntambara turahaguruka turasara uyu munsi urimo kunyumva Brian ndakumva tubonye video ivuguruza inadukubita ikibando ku munwa bigaragara ko Sabe yasimbutse urupangu ntawe kibishidikanyaho ko Sabe yahungaga ibi ngibi ntago bikiri Sabe wari muri siporo ntikibiri rero ndashaka kurangiza kuri point kugeza aya masaha ndacyamagana bavuga ko abantu bavuga ko Sabe yaravuye gusambana kugeza igihe oya nanjye ndabamaganye pe abo ndabamaganye ariko nta nubwo nkuko namaganye ntabwo nibwo ngere kwamagana bishimangira kuko nashimangiye ko Sabe bareke kumushinja ko yasimbutse kandi tubonye aryamye hasi tutazi icyatumye avunika uzi ko abantu baje kuri kamera bakavuga ko Sabe ngo yatsikiye niko undi wa muvugizi w'ubuzima wa undi ngo w'ubuzima ninde umukuru w'isi wa mudamu wambaye bitukura muzi ko yavuze ko Sabe ariko sha yaramushinje ngo uzi ko yamushinje n'inzoga ngo Sabe ngo ari kunuka inzoga ngo yari yasinze mbega umuvugizi Sabe nta nzoga nywa uko niko kuri uwo mudamu ngo naragiye ngo ngi kumukora ngo bitwa n'umwuka w'inzoga ngo bambwira ko yatsikiye tugende gake so twumvikane rero aya masaha abantu twese twavuze ko Sabe nta muntu ugomba kumushinja gusimbuka urupangu ko atari igisambo yasimbuka urupangu rwa Hehe yigeze asimbuka urupangu mwarabibonye aya masaha twaruciye turarumira kuko tubonye haguruka kugeza naho umuzi w'igiti cy'umuvumu umutangiriye akaguruka gahita gakonyoka nk'iyi ndirimbo ariyo mpamvu yasimbutse akabura equilibre hasi n'akakabiri kakavunika nko tubwirwa ntago tubizi ahubwo icyo tuvuga ni iki ngiki Godfather ndacyahagaraye ko ndamagana abantu bashinja Sabe ubusambanyi kuba Sabe yarirukanse wasanga ari no guhunga abagizi ba nabi bashaka kumwambura wasanga muri iriya nzu hari abantu bari bafite ibyo bashaka kubimutera uratangiye yego ntangiye ikise
ntabwo ubwo icyo si ibyo byo kuvuga ntashaka ngo abagizi ba nabi ngo ariko mana we none se bamwambura se buriya wabonaga uretse none hariya wambwira ko Sabe yahungaga iki nawe swenge kuba nk'abantu uvuga ngo ari ngo ubusambanyi nibyo nibyo ndi kukubwira rero ntabwo tuzi icyatumye Sabe ahunga nyir'ubwite ariko nimuzi mwavuze yuko wamufashe video mwavuze ko wamufashe video ahari kandi bamwe muri mwe bavuganye nawe bande bavuganye nabe bande Meki singo yari hano susugiye ko mugabo Meki fungura mic yawe mbere ko duhereza abandi ijambo mbere ko Muchoma akomeza rero niba mushaka kugira ngo Muchoma areke kuza gutanga defense ashaka kudefend ibintu ahubwo ari kwakizinga umuntu ntabwo tuzi icyo Sabe yahungaga ntimwongere kumushinja ubusambanyi tugende gake rero ahubwo turakibaza tuti umuntu nka Sabe niki cyatumye ahunga akisanga mu mfuruka z'inzu akarinda avunika akaguru Sabe yahunga none se mu gihe wenda mu gihe uwo muntu muvuga ko yavunitse yaba ari kwa muganga akaba atarakira kugira ngo aze atange ubwiru bw'ibyamubayeho kubera kimwe bwo mushaka kubisesengura yego yose yavunitse ururimi buriya bafite uburenganzira bwo kubivuga yavunitse ururimi se biragaragara kindi kintu nk'uko mwabivuze ni public figure ni noneho ni showbiz niko ikwiye kumera ahubwo ikibazo wenda gihari hanyuma n'urujijo wo kuri nyir'ubwite ntago tuzi ngo ukuri ko nukuhe azadusobanurira gute ukuntu ngwino ndebe yahamije imbere ya kamera ko ari umugore we oya ariko Godfa ibyo bintu byo ukabitindeho pe nawe uri umuntu mukuru hari igihe uri muri situation umuntu akakubaza ibintu ugapfa no kwikiriza utazi n'ibyo wikirije situation kiri wari wavunitse se oui Godfather ngo ngwino ndebe ashobora kuba yarabivuze nkawe Sabe akabihakana kandi Sabe abihakanye nta numwe wabimushinja tugende gatoya rero so Muchoma ntihongere kudefanda Sabe ko atasambanye nta muntu uri gushinja Sabe ubusambanyi hano icyo ni kimwe ikindi cya kabiri twe hano turi kuvuga kuri video aho Sabe yiruka nkavuye mu nzu muyirebe uretse gato arirukanse afashe telefone ari kugenda nk'ibisanzwe haje umuntu wambaye umupira ugiye gusa n'uwe uri kumva Sabe akwebye urupangu mu inzira ijyayo anyuze y'ibihuru aragiye hano umuziki turamufasha uruko arafunitse we uruko arafunitse noneho arasimbuka urupangu ibinyuma y'urupangu muhindura ya video yiwe kumvikana ubigejeje mu rubuga rw'imikino ubigejeje no mu rubuga rw'imikino Sabe nk'icyamamare tugende gake Sabe nk'icyamamare Sabe nk'umuntu ufite izina rikomeye kumubona ari kunyura mu mikoki y'inzu n'ibipangu ahunga Sabe arahunga iki inzu yatewe harimo ikimata hanyuma tugaruke gato ya rero ahanga none se nanjye reka nkubaze ndumva uri muri abazi kibazo ngo Sabe yahungaga iki nyir'ubwite niwe wakabaye aza akavuga ngo yahungaga ibi ibyo bintu ngo Sabe yahungaga iki uri kubibaza nde hano reka uretse gato ya none mbwira umuntu ugiye kubisobanura nta muntu n'umwe wavuga iryo jambo ngo yahungaga iki kuko nyir'ubwite ntubizi ariko none bafashe video uretse gato Muchoma hano muri video umuntu aravuga ati Sabe waretse ibyo bintu nyiri kumufata video warenga wabyumvishe byo ibi bintu uyu mugabo yabazaga Sabe kureka Sabe abihunga abivuga uwo muntu yabisobanuye uwo muntu yabisobanuye guki atuye muri kiriya gipangu yasobanuye guki rero yasobanuye iki yavugaga ko Sabe nyine kumubwira ngo we yari arimo atanga experience yahuye nayo yuko yagize ibibazo bya divorce muri 2019 ariko ubwira ati Sabe kubw'umuryango kubera iki waretse ibintu nyine byo kuba wakururana n'uyu mugore cyangwa se kuba waca umugore wawe cyangwa byagukurura divorce so nguko si John yabisobanuye wafashe video yitwa si John so we niko yavugaga ariko nawe akavuga ko mu kuyifata yafashe video Sabe asohoka ariko aravuga ati Sabe waretse ibyo bintu urumva habaye ikibazo mu gipangu kimeze nka hari abantu bari baje muri cya gipangu rega murebe video nuko biri kwa Yago murayibona video nabonye yagari wayipostinze so muraza kubireba aho ngwino ndebe yari kumwe n'umuntu mu gipangu Sabe nawe ari mahunga ku buryo Sabe yaguye ngwino ndebe atabiza akiri kumwe na wa muntu bari haganye mu gipangu ariko uyu si John yafirimye ngwino ndebe yarimo chatting akaba ko ashobora kuba chattingaga abwira Sabe ati sohoka noneho uburi safe ariko unyure ruguru ntunyire hano nguko Sabe yagiye akagwa noneho ngo mu kugenda mu kumenya ko Sabe yaguye uyu si John nayimenye wa wundi ngwino ndebe atabizi so si John niwe ari mu bantu bagiye kumuterura nawe ageze yasanze ukuntu Sabe yabaye yavunitse
nta ibyo gufirima ntiyari akibirimo, ari mu bamuterera mu kugira gute umugarura muri cya gipangu ni n'ubundi ukuvuga ngo cyamurimo. nyirabayazana yivunika uyu nguyu nyuma yo kumushyiraho ubwoba no kumushyiraho igihungu ndakavunika umutima waramuriye ajya kumuterura kongera kumufirima. Ntago si John ari wamushyizeho Tugende igihunga, turebe si special. John yamufashe Hanyuma udasohoka mu rero nzu. tugiye kureba ni ukuvuga ngo dufite amashusho ahubwo Sabe yaguye mu gaco k'amabandi. Ni ukuvuga ngo hari timu yo mu So, nda mo imbere mu gipangu yamufirimye, hari n'indi mutegereje hanze yo kumufirima hanze muri ibyo bintu. so urebye sasa Hanyuma nkeka uyu ko muntu hano uretse hantu Sabe gato ashobora kuba tugende yarajyaga igihe gakeya, kinini uretse cyane. gato uyu munsi turabivuga. Uyu muntu uyu ngo ni bari K John ni bari S John ni C John. Si John azwi nka Si John, kigeni None byo zinamuziho. nyuma y'ibyo byose yaje guhura na Yagwati. So ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane, ngewe niko mbona bino bintu biri cycle muri showbiz. Kwanza crisis iri muri showbiz ni nayo cycle iri kuri garuka kuri Sabe. Tugende gato ya rero. Ariko Ako kuki muri kwibandaho Yagwati? ahantu hari gutera comment jewe Godfather nuko hari video, ntago nshobora zi video kandi nabonye ko ari ukuri, nakoze checking mbona n'ukuri, ntago nshobora gutera comment. So mu bigaragara Sabe yarahungaga. So ngiye nibajije yahungaga iki? Hanyuma ndibaza abantu bari muri iyi nzu ko Sabe atari mu rugo kwa Sabe, ari mu rugo kwa Ngwino Ndebe, ntaba muri rogi, kuki yahungaga kandi nabonaga Sabe yari yambaye, yashoboraga no guha yahagarara akavuga ati mufite ikihe kibazo, asuye abantu nta n'umuntu wanagukoraho. So aha niho nge nahoze nibaza aba bantu bo muri urugo bo ntibagize uruhare mu bibazo Sabe yahuye nabyo, ese ntihaba harimo umutego. So hano hantu harimo ibintu byinshi cyane, harimo gukora analysis kuri ahantu iyi space Sabe yarimo imbere mu gipangu abantu bayirimo ni bane. Nkajya no kuri uyu mugore Ngwino Ndebe nkamure nkibaza wundi we ni muntu ki hano hantu afitemo ukuye kuboko. So harimo uburyo wabusesenguramo Godfather, ariko byose ikintu cyambegesha nakubwiye ngo andi mashusho ari imbere niyo numva bavuga, urabizi ko babyumvishe ko yavuga, niyo nshobora kubasha kuba nagira analysis nakora irenzeho. Ariko uyu mugore mufiteho ikibazo, Sabe wagendaga nawe mufiteho ikibazo, urugo yari arimo dufiteho ikibazo. So ibyo gufata amashusho byo nabyo ni ikindi, Sabe ni umusitari bashobora kumufata, ariko nanone nihe mpamvu yatumye amashusho afatwa. So hari ibintu byinshi bishobora gutuma wibaza ukuri kwabyo guhita ukubona none kora goye. Nakoze umunwa sinzabicisha irungu, reka maze mbereke indi video. Muriteguye? Yego. Mucoma afata ijambo usoze kambatemo indi video aho uriya mukobwa ari gucatinga. Video bayiduhaye agace, reka mbatemo. Twagiye Mucoma. Sasa rero nibyo ubu ni ugusesengura, ariko kubera ko nta muntu n'umwe wari uzi, ntago nari mpari ngo umenye ikintu cyanya cy'ukuntu byari bimeze. Ariko nanone nk'uko nababwiye, nk'umuntu uzi umuntu ubuzi Sabe, nubwo ntamuzi 100% of course, nta muntu ujya umenya umuntu 100%, ariko nshobora kuguriza tangiye kumwihakana se n'uburyo baretse gatoya, niko nkubwiye ntago namumenye 100%. Twemere ko Sabe ni umusitari, video umuntu ashobora kuyifata mu buryo bwari bwo bwose, ariko ushobora kwibaza kuki Sabe yirukanze. Okay, Sabe ukuntu ateye, ibyo nabwo ndi kubibabwira ngewe nk'umuntu muzi. Sabe ukuntu ateye ni umuntu udakunda video, udakunda amafoto. Amahirwe rero ni menshi cyane yuko umuntu wari wese waza kumufirima ashobora kwirukanka kabone nubwo nta n'ikintu kimwe yaba akoze. Uko niko ngende kubitekereza. Ikindi nono bikantamami nono na Sabe ukuntu ateye ntago ameze nkanjye. Gihe uri kunkamera nakwa bro sinshaka izo video man, wamureze ushobora kugutuka pe avuga ati sinshaka ibyo bintu, cyangwa se wenda nka Brian ashobora kurwana, ashobora kukuba ati sinshaka ibyo bintu by'ama video byawe. Ariko nanone Sabe ukuntu ateye ashobora gufata umwanzuro mubi rimwe na rimwe wo kuba adashaka kukubwira rakaye cyangwa ngo akutuke imbere ya kamera yawe, akaba ashobora guhitamo kwirukanka nk'igisambo. Birashoboka. So ubwo ngewe nguhurije karakter y'umuntu uko ateye nk'uko sanzwe muzi na video uko muri kuyibona. Shobora kuba nibeshye, birashoboka, ariko nanone uko muzi pe
ashobora guhunga mu buryo bushoboka bwose bikaba byamuviramo n'ikibazo kuri we kandi ataranakwiriye no kuguhunga ahubwo yarakwiriye kuba aho ngaho uratubeshya Muchoma ubwo se wahunga gute kugura ahantu ubwiye ariko umuntu ishyira muri liste kugira ngo avunike ngo kubera birashoboka cyane nakubwira ngo ndishuwa ariko nawe ugira kuvuga nawe nturi shuwa icyo nicyo kintu ubwo Sabe wamugize umuntu utagira ubwenge kandi Sabe n'umunyabwenge utagira ubwenge nkubwiye nka character y'umuntu kubera ko adakunda amavideo adakunda amafoto y'abantu nese nikange njyewe nawe n'abandi bose Sabe yarize afite critical analysis ibyo arimo aravuga naho bihuriye no kwiga Amerika naho bihuriye no kwiga rwose niba ari ibi ibyo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo yarize Imana umuntu ashobora gufata umwanzuro mubi kubera yuko adashobora hari ikintu adashobora gucamo kandi koko ibyo birumvikana hari umuntu umenyereye gushwana ushobora kuza kwivugira mbere yuko dufata abandi bantu tugende gake Muchoma mute yo mic umwanya naguhaye urahagije Brian tugende gakeya sibyo Brian nkuzaniye igisubizo cy'icyo wibazaga wabazaga ngo uwo mukobwa aho ngaho muri icyo gipangu ari he nayibonye hereza amaso yawe banyarwandakazi maze amasegonda 30 video nyinshi ariko kuva icyo uvuga ushyushye inkuru wabivuze neza wakasa mutwe ureko ubaye iki ariko wareka kogeza ntogeza wagera nkogeza biriho tugende gake murebe kuri video niba utamfuruye ntago bikunda ngore nageni ibintu byo kugira mbere yuko duhereza blessings uyu no mudamu tukayoka kwa Muhoza twumvikane tugende gake nk'abaryi b'imbuto reba video hano ibintu nkubwira ko byari byapanzwe ngwino ndebe murebe video kizaho ngo kuri dashboard banyarwandakazi muyirebe nimwitegereza uretse gato none reka nyivuga ariko wazi ko ndi muri stage nimwitegereza uretse gato uyu mugore wemeye akoherereza Sabe video uretse gato akoherereza Sabe message iyo message bari kuyifirima bari kuyifata video yego we gira ubwenge buriyange funguka gato buriya wansobanurira gute ko waba uri mu kibazo ukandikira umuntu message nkoranye muri gipango cy'inyuma umuntu uri kugufirima ukamuha telefone akaza uruvuga ngo ahangaha umusaya w'umuntu ako wabona wenda uwo muntu amuhagaze uretse gato umuhagaze hejuru ni witegereza umusaya w'uyu muntu uri gufata video muri telefone ya ngwino ndebe imisaya irafatanye urumva what is going on nimuhumuke nimwitegereza muri iyi video Muchoma mbere wowe yuko uvuga gutyo reba muri iyi video urabona ko uyu muntu ngwino ndebe noneho ngwino ndebe yatanze na space arangije aravuga ati akira reka nshati nguri gufotora wabibonye ngwino ndebe yaba yarasetinze Sabe kambanze ndebe video we twice mutekereze kabiri ahangaha ninde blessings zifata ijambo numvijwe n'umugore Godfather harimo ikirahure muri iyi video Delira ubundi icyo bita Delira Samusoni bamusatsi blessings zifata ijambo mwaramutse mwiriwe mana mbe akwirirwa ntago ndumi reka ndebe neza umva ngewe ikintu nabivugaho nk'umudamu Sabe ashobora kuba atazi umuntu bari kumwe wari we ariko mukurikije n'amagambo uriya mudamu wavuze wari uri hariya yaravuze ngo ni gute uno mukobwa yararimo guhamagara abantu aho kugira mufashe gutabara kandi abantu yahamagaye nabo bari baje bakaza gukamera bari bambaye udupfukamunwa abo bantu ni bandi yarahamagaye niba atari umupango ikindi cya kabiri ntago mvugira Sabe kuko ibigaragara byo rwose yarahunze kandi ikigaragara no kujya yahunze bigaragara ko hari ikintu gikomeye gituma ahunga none nkibaza nk'abantu nk'ejo gafaranga hari space sinzi hari ikiganiro nakoze we na Chita ubu ngubu uyu munsi ari butubwire iki abantu bari hafi ya Sabe bazi ukuri barakuzi ahubwo murimo muratujijisha abantu bari hafi ya Sabe bazi ukuri ahubwo murimo muratujijisha none Muchoma ni gute wambwira ukuntu umuntu w'umugabo niba atinya ifoto cyangwa video ashobora kujya muri danger kujya gusimbuka urupangu just kubera ifoto
ubu ntarafotorwa mu buzima bwe oya aho hantu mama harimo ibyo byo foto nubitindeho ntago reka nkuze tumwumve ariko wibitindaho ihangane ntago uretse iby'amafoto nkubaze oya no ndi ndabona kubaza ifoto na video buriya reka oya ndahize ibyo byo kuvuga namuvugira sabe ntago akunda ifoto ntakunda reka n'amavideo nubwo nkubaze yakwemera kuvunika tuvuge ko amaguru adakunda ifoto ku buryo yagera ahantu ariko ajya guca Godfa muri nawe uri kariya kubibona ko hantu ibi biboro birimo akagambane nawe utangiye kumbaza ngo ku buryo yavunika oya hari amateka reka y'abasitari twumve bo muri tuvuge Amerika nibyo turi kuvuga ntabwo bigeze kuzajya bakurikirwa n'abapaparazi bikabaviramo mucoma urupfu mute yo mike ibyo bintu Muchoma ayo mavideo yarahari yabo ubwo narwo ni urugero nta kibazo ufite dore kudefanda nani inshuti sabe yawe ariko tuvugisha buri muntu wese aravuga uko abyumva hano ntabwo turi abacamanza sibyo njyewe uko mbyumva nuko mbibona sinahakana ko sabe yaba ataragambaniwe ariko umuntu waba waramugambaniye n'uriya mugore baryamana niba baryamana bataryamana simbizi ariko biragaragara ko harimo tena y'uyu mukobwa ngwino reba uno mukobwa maybe ashaka gusenyera sabe kugira ngo amwigarurire urumva cyangwa kugira ngo ahabwe amafaranga ariko biragaragara ko ngwino urebe afitemo ukuboko Godfa ca hano uze unyereka ahantu uvuze ngo imisaya iregeranye ntago ndi kuhareba neza mfasha iyi video nanjye nta kintu ndi kwibonamo mwe muretse n'izindi ziraza n'izindi ziri buze ntabwo imisaya igaragara navuze ngo bayifatiye mu ntabwo kirahure navuze ngo neza abantu bahakanaga yuko nta muntu wamubonye iyo agenda ahunga rero muceceke tubanze tubitege amaso turebe episode kuko n'ibindi bwo bizaza mungu wangu urakoze ngaho cyane noneho nimwimagine ni gute ariko rero njyewe hari ikintu kimwe nari kumva hari ikintu kimwe nari kumva gute uyu mukobwa bamufashe video ari gucata nanone video ikongera ikajya gufatirwa umuntu ari gusohokana agenda mana mbega ibintu ariko muri kwirengagiza hari ikintu Karara yavuze yuko bari basetinze muri kiriya gipangu mo amakamera yari yabivuze Karara niba mutarabyumvishe icyo kintu kirimo muri video Karara yavuze ko umuntu wagiye gufata biriya bintu byose yasetinze amakamera muri kiriya gipangu oya nta makamera arimo biragaragara ko ari telefone zafatishwa ariko urumva yuko ubwo nyine niba bari babisetinze urumva n'umuntu umwe yafata video ya hano n'undi agafata iya hariya ibyo byo mana wasoje blessings oya nuko banciye mu ijambo ngaho nyaruka conclude dufite abantu benshi ya ku kintu ngewe mbona gihari nuko Sabara arwaye ntiyaza ngo abisobanure ibyo birumvikana niyo mpamvu abantu bari kumuvugira bamwe bakaza kutubeshya ariko musasi inzobe mureke ibintu byo kubeshya ko ni ibintu bigaragara amaso buri wese ntavuga ko aravuye gusambana ariko ikigaragara nuko yakumwe n'uriya mugore kandi atari uwe umugore wenyine baramubaza ni umugabo wawe yemerera ati ni uwanjye azi ko Sabara umuntu uri mariye iyo stage wageraho kwemera ko umuntu ari umugabo ari uwawe uzi neza ko yimariye n'undi mugore icyo kintu harimo ikibazo kigaragara uzi na saga zihari zanyu uzi na saga zihari kandi noneho si ubwa mbere afashwe ubwaka ubundi Sabe ngo ntabwo bwa mbere asimbuka undi yasimbutse idirishya ahubwo urumva yarazi ko bizamuhira nk'uko byamuhiriye mbere tuvugisha ukuri nta kuntu wakwicara bagufatanye n'umuntu utari uwawe nurangiza unemeze neza uvuga ati iyi ni uwanjye uzi ko atari uwawe hari icyo ni ikintu cyerekana ko ibyo barimo bitari byiza nubwo ntabyo twabonye n'icyabirukankaga ariyo mpamvu aho yaturutse nta wabyemeza kuko ntabibonye ngaho imagine noneho nk'umugore wa Sabe wabo uri kubireba bino bintu mwumva agahinda gezaho sibyo ntabwo nkeneye ko hano muri space hagira undi muntu nta wundi muntu ugomba kwemvovinga cyangwa izina rye kuzamo muri ayo marangamutima yo kumva umuryango w'abandi bantu reka hano turavuga abantu bari muri video bonyine kandi nabo b'ibyamamare urumva noneho abantu bakavuga ngo kubera iki ngo Sabe bamuvugaho ngo Sabe ni igiki ku buryo atavugwa Sabe ni umusitari oya warabibonye ejo agafaranga yaravuze ngo uriya muntu ashobora no kwiyahura yiyahura ate iyo waje mu mihanda uzi ko bazakuvuga uri mu mihanda rega ntibakuvuge nta n'ubwo ubutwika ndetse twamenya gute ko uhari kandi batakuvuza nibyo ndi kuvuga rero ntibaze gusobanura ngo yewe ngo urabona ngo twe ngo bimeze oya ntibabireke nyine bamuvuge kuko ibiriho biravugwa iyo umuntu yamaze kudesida akambara nk'inyeshyamba
akajya mu bidakwiye. Iyo ufashwe nyine urafatwa, ntabyo tuzi. ninde wambaye nk'inyeshyamba wigeze ubona Sabe yambara ingofero? Wigeze ubona Sabe yambara ingofero? Nubwo namubonye yambaye ingofero. ni wowe wenda n'ubwa mbere umubonye, ariko abandi turamubona yambaye. Ntabwo ari ubwa mbere Sabe Muzigi butari ariko muri gukomeza kumuvugira cyane buriya njye ntabwo ari kumuvugira, ahubwo ni uko uyu mumama niba ari umumama nawe niba ari ibiki nawe aje abihuhura ngo mwe mwari mwamubona yambaye ingofero, kandi njye maze kumubona inshuro zirenga zingahe yambaye, ngo biganye tutari kumwariganye tutari se bivuze iki. Nibazana na video ari mu buriri nabyo uzabihakana. Naribi niba zizane uenjoyinge ndumva wabibyiniyemo neza abantu oya ntabwo nenjoyinga, ariko kuri ibintu biri hanze turabireba tukabivugaho. oya nkuko twenjoyinga abandi iyo baje hanze niko nawe turi kumwenjoyinga. Thank you. Kuko nishakwerekana ko Sabe ari special nta nanjye nakubwiye ngo nanjye ndi kubyenjoyinga nk'ubu iyi video ngewe ntabwo ari special, ni umunyarwanda nk'abandi. Nkuko yafashije abantu tuza twavuga ati Sabe thank you rwose wafashije abantu, ni ibintu bigaragara. Ariko nakora nibi tuzabibwa ntabwo tuzamushira kubera ngo kuko hari bagomba kubivugaho. Ahubwo ngewe wa mungani wa Godfather reka tugaruke kuri point y'ibyo mwari muri kuvuga kuri video no kuri abo bantu babiri. Ibyo byo kuvuga ngo imiryango ngo cyangwa ngo yarameze ukubyo ngibyo wenda byo ni ukwinjirira. Godfather uze mpamvu narindi vuze ahubwo wakabaye umva nkubwire wa mu blessings we wakabaye uri kudusoba uri kureba do uyu muntu wafashe no video babarira umbwire aba bantu bahagaze kuri nuza kuri side zitandukanye. Uyu mukobwa ahagaze kuri side yiwe naho Sabe byitwa Katuruka nawe ahagaze ni ku yindi side. Uyu muntu ntabwo yaba araje gufata ino video muri telefone y'uyu mukobwa ngo yongere ajya gufata muri telefone yuriya baze kubihuza ko byari ibintu bimwe, ibi bintu bitarapanzwe rwose pe. Wowe se oya nabivuze n'abantu bizeye kandi abo bantu batizewe. Urakoze cyane. Harimo akagambane, byo biragaragara kuri video zafashwe, biragaragara ko karimo pe. Ariko niba kanarimo kafatiwe mu byafatiwemo biragaragara ko nyine yahungaga ibyo adashaka. None se mbabara nge nkubaze ndagusabye, uriya mubyeyi witwa Clara sibyo uri muraza nibibaho akavuga ati bimeze gutya, yego pe mwibuke ko Burungi afite nawe umuryango, afite umugore nkuko muri kuvuga ati uyu mugore uri kubibona muri kujyona wari kubitekereza. Nibwiranye mubaze ngiye kumwibariza mubaze icyo ari kubaka we wamuretse atavuga ntabwo nshaka ko muzana imiryango. Nge ndi kukubaza Clara di oya Karara nawe uvugishije ukuri urabibona ko harimo urundi rwango bafitanye nyuma ya biragaragara. Warihimura no kugira kuko yanabivuzeho mbere abantu bakabihakana, arimo arabereka nyine ko byababwiye ari ukuri, ariko biragaragara ko afite urundi rwango rwabo nyuma ruri nyuma y'ibisanga urahari rwose. Nibyo nashakaga kumva pe. Okay, urakoze cyane, thank you so much, ufashe umwanya muremure koko. Reka twihute dukubite tubango inshuti iyi inde ibi bintu sobanurira iyi video nta side mfite kuri ibi bintu do ya video se muyivanyeho ivaho gute kwihari ko ni dashboard iriho. James ifata ijambo twihute. James thank you Godfather. Muraho neza? Wiriwe. Muraho. Mugire impagarike n'ubugingo kwakwanya umunota umwe. Reka nkubwire rero bino bintu ni inkuru ziraza gusohoka kandi nyinshi zigenda zitandukana, ni ibintu byinshi, ni ikintu kimeze nk'igisayiko kandi byateguye igihe kirekire. Nahoze ndeba interview kare yuriya mugabo wakoranye na Yago umuturanyi wabo avuga uburyo cyuriya mudamu ngwino ndebe bakomeje amugira inama amubwira ngo ibintu arimo gukora si byiza. Urebye babigiyemo inama avuga ati noneho uriya mutipe nagaruka reka tuze kumufata, biriya bintu urabona ko biteguwe for sure. Ntabwo tuzi version sinzi niba Sabe azaza akazana version yiwe, ariko twibyo turimo kubona ni setup setinze neza cyane rwose. Na biriya Clara urabona uriya mugabo niba yaravuze ati ngwino ndebe birimo bireke, then akaza yenda gukoraboratinga nawe bakinjizamo n'akara ko yasanzwe afitanye umubano utari mwiza na Sabe, akavuga ati wow noneho mbonye aho nzagira gute aho nzavugira. Ibyo byose birashoboka. Hano turahuza ibishoboka n'ibyo tubona, nibitanashoboka by the way nabyo turabihuza, kuko nta muntu wari kuri tera bari kuri tere
ntuzi ngo side barimo kugwa is it real cyangwa se nuko bashaka ko tubyumva niko babiduhe, ariko urabona ko harimo akagambane gakomeye cyane, urakoze cyane harimo uriya mugabo, harimo Ngwino Ndebe, kuko n'ubundi za bifu tibagiwe z'inyuma we na Sabe, then abonye iriya nkuru avuga ati rero uriya mugabo ashobora yanamuhaye n'amakuru avuga ati kuko yavuze ko baziranye nubwo atabishimangiye ariko baraziranye. Abonye Sabe aho aravuga ati rero vayo nguhe inkuru, vayo nkwereka ibintu tugiye gukora hano. mu yandi magambo Sabe bamuteje Tugiye kubona inkuru ikomeye, icyaha kindi cya danje ahubwo Sabe ahubwo umugabo none se Ngwino nawe yashatse kwishyira hanze. Godfa ibyo bintu ntabwo twavuze ko tutari bubyinjiremo, ubigaruye mute? ndabajije erega reka nkubwire, umuntu uvuga ngo yashatse kwishyira hanze, uriya ni agafi gatoya, Sabe ni ifi nini. Thank you. Agafi gatoya rero, agafi gatoya kujya hanze n'ifi nini kujya hanze ni ibintu bibiri bitandukanye. Yego rwose cyane nta cyaramira kinini cyane, nta kintu kinini aramira cyane nka Sabe. Sabe ikintu aramira ni kinini cyane, afite ikintu kinini aramira, uriya se araramira iki? Mana yanjye urakoze, reka tugende twumve. Ariko uri wahamagaye uwo mukobwa, uriya mukobwa wari kwandika message wamuhamagaye uwuhe? Okay, ni ibyo njye navugaga. Cyangwa ntabwo yemera go on. Reka Ngwino Ndebe singira nimero yawe. Yewe umuye n'uriya mukobwa namubaza ikibazo kimwe, kubera iki wari uri kwandika message bari kugufata video? Umubonye kabisa wamuzana, ibaze man, ngiye iyi video noneho niyineye n'ubwo nayo ndangije ngiye ndumi na ahubwo se ko bakorana n'impanga uri muraca nyine. Reka mubwire, iyo uri mu kibazo banza wumve, iyo uri mu kibazo uba ufite guhungabana muri wowe, uba ureba hirya no hino ko nta n'umuntu ukwegereye, kandi man ukuntu umuntu yazuminga telefone akazuminga message gutya ikagaragara, ni umuntu uba ukuri hafi kabisa, maze nawe ukamwemerera ukamuha taburo ya telefone yose akayifotora uko yishakiye. Yego icyo ni ikindi kibazo gikomeye. Okay, nibyo navuze kuva kare, ibi ngibi turaza kubihuza na nyiri ubwite kwivugira ngo uretse gatoya ndebe yuko ino myenda uno mukobwa yari yambaye ariyo nabonye yambaye cyagiye niyo wikirirwa wivuna. Niyo umva ikintu uri kubaza ahangaha noneho uyu mukobwa noneho yarangiza akamwisegamiriza bakamubaza ati ni umugabo wawe, ati ni uwanjye. Oya birabyo mwibitindaho umuntu ashaka kwikiriza ibintu icyo kintu kirakomeye ahubwo kurusha ibindi byose. Ibi ngibi nari ndimo ndamuvugira icyo kintu kirakomeye kurusha ibindi byose. Yisanzemo oya uno mukobwa ahubwo kizi twagiye rero. Keza kanumve Keza fungura mic yawe ihangane abe. Keza oui ati jambo. Murakoze kumpa ijambo. Nge hari ikintu ntari kwemeranywaho na Brian arimo araza ashaka kudefanda Sabe. Nimusubira inyuma, hari tesi igeze kuba nk'iyi ngiyi, umugabo afatana umugore we n'undi mugabo. Sabe niwe wakoresheje icyo kiganiro. Uwo mugabo bamushinjaga yuko yasambanye n'uwo mugore kandi nta mafoto yari ahari, kandi icyo kiganiro cyarasohotse, buri wese atanga verisiyo yiwe. Rero ikintu ngewe space ya mbere yabanjije narayikurikiranye, wa mutrena witwa Jado yaje avuga ko afite ayandi mafoto atari n'uriya mukobwa wari uri kumwe na Sabe kiriya gihe. Ngewe kuri analize yanjye ndatekereza ndavuga nti uriya mukobwa ashobora kuba yavuze ati wenda Sabe agiye ari ahandi ntabwo tukiri kumwe, wayinote nanjye ntamugusha agafuha noneho akamugusha mu mutego kugira ngo bose bamuhombe. Nabyo birashoboka pe. Ni icyo ngicyo ndi kubitekerezaho, kuko sinumva umuntu ukunda umuntu muryamana ko wakwemera akasiba akajya hanze ngo yego. Ikindi cya kabiri nabwo, niba koko Sabe yarakoreye biriya bintu hariya ari cheap kandi ari umuntu twafataga nk'umuntu wiyubashye. Oya ibyo byo gukora ibintu nta muntu genda gake reka mbanze mvuge. Wese ajye hano hazwi none afatwe neza. At least aho kugira usebe usimbuka ibipangu waseba usohoka muri hoteli. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Hoteli ya mbere se ntibyabiro ntibabibonye, genda gake. Oya rero gushaka hoteli zose ntabwo ziba ziri public. Ikibazo ntabwo ari aho ari irayo, ikibazo nibyo ari irayo. Komeza unakonkurira. Kundi nyine icyo navuga nicare hamwe tumwote
birahinda bizagera aho bishire haze n'ibindi birenze ebana ibingibi biraza icyo biraza nshaka kuza bino bintu kubwira birakomeza Brian bino bintu rero birakomeza icyo nshaka kuvugaho nabonye hari abambari ba Sabe bari kuza kudefanda amafuti agaragara bariya turi kubanyuzamo ijisho 100%, ikosa ryabaye riragaragara, verisiyo ya mbere ya kabiri ya gatatu n'iyindi zaza, ibihamya birahari, mwakicecekeye wowe ubwako azaba ari uza akisobanura nk'umuntu bamwe wabibereye barenganye ndi kubona perezida. njye nta makuru bafite kuri ibi bintu nabo Naho ubu twebwe turamuvugaho ibyo dushaka kuko dufite amafoto, turi kumva ibyo bavuga, we ntacyo turi kumva aza ngo yisobanure. Nk'urugero nk'uko Jihad yaje akisobanura akavuga ati ariya mafoto ni ayanjye ngakorera byabigize gutya, online biriya byahise bisobanuka. Rero mu gihe tutari kumva verisiyo ya Sabe ariko aza man yisobanura, turavuga ibyo ariko Jihad ko dushaka, yararagiye turakomanta ibyo dushaka, abyakire. urakoze Murakoze. cyane. Thank you. So, ikintu kiriho kimwe ariko buriya rekera ugenda sigenda yigira. Asa ndababaye So, niba reka nkubwize ukuri mu mavideo yose nabonye nta kintu byari bitwaye, ariko iyi video y'uyu mukobwa niba ari ngo ngwino ndebere, niba ni ngwino ndebere, niba Brian ari hari video Brian, for your information, there is more videos no mu nzu. yeah Brian uzabona n'izindi noneho Brian wumirwe reka nkubwire sibyo. Brian nguyu Clement ari hano hasi. Clement yavuze ati ibyo mbonye ndi kumva nasaba imbabazi. Twumvikana ikintu kimwe, twese twaje tudefanda Sabe. Unyumve neza, twaje kakoza tudefanda kagabo Sabe, ana ya twaje tudefanda yasha Sabe. no bamudefandaga nanjye ndimo Brian reka nkubaze ikintu kimwe Brian sibyo. none ubu mwamuretse Ushobora kwibaza mwamwanze uretse gato Brian, ushobora kwibaza iyo impamvu umuntu ari mu babanje mafuti aba gusohora, ari mu mafuti waretse kumvugiramo madame Brian, ushobora kwibaza impamvu babanje gusohora iriya video iri hanze ku rupangu ntibabanze gusohora ingi yafashwe mbere. Kuki babanje gusohora video bagasohora video none se kugira ngo yafashwe nyuma? bihagarare Uretse gato kugira bihagarare bisaba iki? ni ukuvuga ngo reka nkubwire ikintu, reka nkubwire ikintu kimwe. wibuke yuko Uzi abafite izo video bashaka kwihimura, kandi buri uzi umuntu nta impamvu byo guhagarara, uretse tugomba gato kumwota nta byo uretse guhagarara. Brian uburyo byahagarara ntabwo byahagarara, ntabwo bishoboka. Kankubwire Brian, kankubwire ikintu kimwe. byahagarara reka nkubwire ukuntu byahagarara. Ibi bintu ni ibintu byateguwe. Ngiye kubabwira impamvu. Byahagarikwa na vaje. Reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Ibyo ndi kuvuga ni iki? Ahubwo se kuba byarateguwe, sibyo? Kuba byarateguwe, hateguwe iki? Bateguye gufata hateguwe iki? Uretse gato ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza kubera iki basohoye bari kugenda banusuranusura nka wa murundi. Kuki batabisorera rimwe ngo uretse bive gato mu nzu? ntibasohore video yafashwe ya mbere, ahubwo bakabanza gusohora ya nyuma yicaye hanze, urukumva, bagacana umuriro abantu bakaza bagahurura. Uyu munsi baraje basohoye Brian, ntibizagutangaza ubonye amapine ya Sabe muri boxer y'umutuku. Urumva? So rero ariko none uraka umuntu wa mbere unteye ubwoba, urumva kumva? Kibaza njyewe ndi gusenga ikintu kimwe, uyu mutipa azabasiramuye. ariko urakabya Brian ndi ngo defaza bigejeje none ukasa nkubwire ikintu kimwe. Ntabwo reka nkubwire Brian, nubwo iri jwi mwanze, reka nkubwire ibi bintu ni birebire, nubwo mwanze mwanze ndi kubivuga ngo yango ibyo bireke. Brian, uyu mugabo yaravuze ngo mwitegereze muraje mubone ibyo amaso yatigeze abona. Ibi ngibi yarabivuze muraceceka. Uretse gato aravuga ati uretse gato ati mu izina rya Yesu yago. Uretse gato yago yarabivuze, arangije aravuga ngo mu izina tugende duhuze ibintu, turi abantu bakuru hano. Yago ni impuhwe. Uretse gato ntabwo tureka kubihuza. Yago uretse gato yago ufitiye impuhwe umuryango w'abanzi bavuga bamuzanze imyaka ine ishize akajya kujya inama mwe muretse umva negerera umugore wa Sabe ugiye kubisubizamo, ariko uretse ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ni ibiki Yago? Umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi, ahanwe ajye mu ruhame, bamuhanire mu ruhame. Wabyumvishe? Nta kosa ritababarirwa yakoze. Wumvishe? Yago ari gutanga umwitangirizwa ko azi ibigiye kujya hanze. Uyu mugabo wafashe video yageze i Kampala ate ko Yago yavuye mu gihugu?
open your mind. iyi ni operasiyo kabisa. Ongeraho ko ari operasiyo gitona. ahubwo vuga ko imaze n'igihe nta nubwo iyo operation yakozwe ako kanya. Nukuvuga ngo kakubwira ikintu kimwe. wenda Uzi yabaza impamvu mu uretse gato Faisal ntivura. Sabe yabaye nk'umuntu ukangutse aravuga ati kave mu menyo y'abasetsi. Sabazi byinshi cyane ibingibi turi kuvuga maze kubyakira. Yashubije amaso inyuma areba operasiyo yakorewe. Derira yafashe Samusoni amutema nk'umusatsi. Ese ntabwo wigeze uhamagara nkundende niba ari nkundende niba ari mukunde. Ngwino ndebe. Arya nanditse honde. Uyu Ubwo nkunde urumva uyu reba yakwitaba ibintu gusa, bibiri. ntabwo yakwitaba. Yakwitaba wowe. Ibishoboka. Ikintu kiriho kimwe ni kingi. Reka nze turebe icyo twakora. Tujye tunaganira tujye mu mwanya w'abo tuganiraho. Kuko buriya Sabe niyo byose wabyikururiye. Yagombye kuba yaramenye uko byatangiye mbere yo gufata icyemezo cyo kwirukanka. Harishobora kuba hari amagambo yabwiwe wenda akabe kashobotse hamwe bakamukanga. Ibyo uri kwexpectinga ibyo biri muri video. Uyu mugabo aravuga ngo yego uretse gato manza kangusomera imesa ibingi reka nze nguhereze Sabe ntabwo nguciye mu ijambo abe. Umva hano uko bavuga hano baravuze ngo ntuvuge izina ryanjye. Si John yasobanuye ko ngwino yari asanzwe azana abantu, uwo Si John akamuganiriza ngo abireke. Ubwa gatatu haje Sabe. Uwo Si John ahamagara umushuti we amubwira ko we na ngwino bari aho. Iyo nshuti ya Si John iti dufate video hanyuma tuze uretse gato tuze kuyibereka tubagira inama bareke ibyo barimo kuko bari gusenya umuryango nyarwanda. Umva ye kagubwa umva sha umvizo mpuwe mwarimo bayese ariko muretse ndangize manza wumve uko bari gusenya umuryango nyarwanda. Bahita bigira inama yo guhamagara Sabe ngo asohoke. Aho gusohoka haza ngwino ndebe. Aza afite amahane avugana n'iyo nshuti ya Si John. Hanyuma Si John atangira gufata video kugira ngo batazaba injajwa. Urabyumvishe? None ariko ibi bintu Karara yarabivuze ahindutse Derira gute inde ko nuza umudamu. Hari uburyo dusesengura ibintu nyine ugasanga none kakubaza ikintu kimwe uretse gato kuko yasohotse muragenda uhindura ibintu. Ashobora kubikora kugira ngo yerekane ko atari muri iyo misiyo. Kandi nyuma ngo nanone ngo bafashe video ari kwandikira Sabe. None se ko ibingibi ni ibintu nandikiwe ariko se uretse gato ibi ni ibintu nandikiwe n'umuntu kandi umuntu ubinyandikiye aramwe ngo simvuge izina rye. Bivuze ko ibingibi bishobora guhindukira ibyavuze biri mu kiganiro. Umuntu ashobora no kubikora kugira ngo baze kubona ko atari muri iyo operasiyo akaza yisajije. Reka twumve abe twumve. Okay ni ukuvuga ahangaha turimo turashyiramo izo prejudice zo kuvuga yuko umudamu yagambaniye Sabe ariko mu by'ukuri nawe ni victime, sibyo? Icya mbere wenda yagombye kuba yaramugira inama yo gushaka ahantu heza hatari hariya. Icyo ni icya mbere nanjye rwose nemeranye na Keza. Ariko hari amakaro. Icya kabiri uriya Si John na mugenzi we bari babapangiye rwose, yani ku batagombaga gucika uko byari kugenda kose keretse iyo baganira Sabe akemera akavugana nabo. Burya rwose guhunga nayibonyemo ko yagize igihunga cyinshi cyane. Undi Yobu yaravuze ngo ibyo yatinye nibyo byamugezeho. Urukumva haraho rero biba ngombwa ukafronta umuntu avuga ngo guhungete ukamwegera ukamureba mu maso
bari bamutangiye kare bamuhamagara urimo urakora iki mwaho ngaho sohoka urumva bamuhamagaye ngo inshuro 3 iya gatatu nibwo yitabye hanyuma bamubwiye ngo nasohoke umudamu aba ari gusohoka ajya kunegosiya asohokana amahane menshi noneho urya mugabo wafashe video ajya mu cyumba ahantu ngo mu gikoni kiwe harimo idirishya rya fime urumva undi nawe mu kwegera aho ngaho kuri iryo dirishya nibwo yafataga video ntabwo ngiye numva ko harimo akagambane icyakora bagiye guhurira ahantu rwose hari chip nkuko babivuze mu gipangu cyangwa abantu benshi nanga mu biziberamo ntabwo rwose byari byiza ko bajya aho hantu nk'umuntu ukeneye gucunga umutekano we cya kabiri yagombaga kwafronta abo bantu akabavugisha icya gatatu yagombaga guhita nyuma y'iminsi byibuze 2 agasohoka rwose agafacing itangazamakuru abantu agasisibanganya bino bimenyetso ariko ibyo mu gitanda rero bishobora gukurikiraho kuko bari abantu bamenye ibyabo kare ibyo bari buvuge byose twemere duce bugufi abashyigikiye Sabe bace bugufi bavuge batabubwo noneho turamugenza gute turamugiriye inama kugira ngo ibi bintu ahangane nabyo kandi yemye nk'umuntu w'umugabo kose wa mbere ukoze biriya n'abamufata n'abamufata mu mafoto n'amavideo bose barabikoze ntabwo numva byacitse irimo hari okay urakoze cyane so mu muting Mike zanyu mbabwira ikintu kimwe mwese mu muting murebe ako kantu postinze ndamenye postinze noneho murebe ntabwo ndibuvuge ntabwo karajya kuri dashboard ntabwo nagashyiraho nagapostinze so tugende mujye kuri profile yanjye so umva ikintu ndi gusaba rero kimwe hano kugeza amasaha nta muntu uri gushinja yago ubusambanyi uko video zagiye sorry Sabe vuze Sabe ariko nawe yakugiye mu mutwe wavuze yago hacu nawe mugira musazi bose ni bamwe bakora umurimo mw'amazina agenda gusa gute wavuze yago none ko yago mwamushije inda uramwana mwaramupimye ceceka uraje so Sabe ntabwo Sabe turi kumusambana ntabwo Sabe postinze karihe ntabwo Sabe ukarimo kuza ariko ntabwo karimo kuza tugende gakeya nituza kusubira inyuma tugasubiza amaso inyuma ntabwo Sabe tumushinja ubusambanyi aya masaha turashya dushyira comment kuri video imaze gusohoka nitubona Sabe yambaye isengeri turavuga ko yari ifite ubushuhe mu nzu nabyo ntabwo bivuze ko umuntu kuba yambaye isengeri bivuze gusambana kugeza igihe icyaha cy'ubusambanyi kizaba gifite ikizibiti cyacyo aya masaha turi kwibaza reka twumvikane ibi bintu Sabe kuko atinya kamera akaba yanga kamera ariko umuntu agira ikintu atinya nge nkaje ntinya abakobwa kuvugira none urakabije uretse gato tugende gake Sabe kugeza amasaha nanjye untunze kamera nkago difata untunze kamera n'umutima nawuca nakwiruka ntinya kamera nge mumbaze niba mubona mbihisha ntinya kamera ku rwego rwo hejuru nge amasaha ndi mu nkweto za Sabe nibyo hari abantu batinya kamera none si foto ze tubona hanze bamufotora byagenze bite oya nyine hari abantu batinya kamera nyine kubatunga kamera itabateguje pe urumva rero kandi mu muting ariko ko yatinye video yasohotse urabona uburyo ariyo yategereje kuntu arakasa mutwe uravuze ibaze gutinya video n'amafoto hagasohoka bene iriya nibyo abe wabivuze umuntu ashobora kugira igihunga yasohokanye igihunga wabivuze none se uyu nguyu ari kuvuga gutya uretse gato umuntu ntatwara imodoka urimo kumva kubera igihunga kugira ngo akanagire break akanagira accelerator ibyo wabibajije nanjye ibyo ko ibyo bintu bibaho ariko ntabwo bivuga yuko yakirukanga atubwire ngo bari bagiye uretse gato atubwire ngo bari bagiye kumukubita aho birumvikana kandi yarasohotse akabanyuraho bagiye kumurasa ahubwo nibwo yakora biriya nibwo nabikora biri
uretse gato bwese mubaze ikintu kimwe ngwino ndebe tugaruke kuri ngwino ndebe ngwino Good ndebe faka no postinze karihe ko tutakabona. ariko se mwareke gushya mu nda niba utamfuringa ntayibona so bisaba kugira Ese nayishyizeho nta kintu wapostinze nawe reka ufite ndebe niba itaketse niba nta tukanze kuri go reka Florence urahari mbere ukuntu tubitwara Florence Yego ndahari. wiriwe Mwiriwe. wari muri rupangu Oya ntago nari mu rupangu ariko njye hari nakubwiye experience y'ibi bintu waba ufite uburyo waduhamo igitekerezo njyewe impamvu nakurikiye kiriya kiganiro cyose uriya mugabo ibibazo byose muri kwibaza mwakagombye kubanza kureba iriya video kuko uriya mugabo byose arabisobanura. Ahantu muri kwibaza ngo uriya mugore ni umugambanyi nawe ariko uriya mugabo we avuga ko ibyari bimaze iminsi bimara iminsi amugira inama ariko uriya mugore yanga kumva. Nibwo rero yabonye Sabaje asanga ari gutekera mu gikoni cyo hanze ahamagara umushuti we niwe wamubwiye ati reka dufate video niwe wamuhaye igitekerezo. Hanyuma rero ahantu muri kwibaza hariya ku idirishya ngwino ndebe yahagaze ku idirishya ryegereye aho uriya mugabo yari ari. Ni ukuvuga ngo uriya mugabo yahise afatira video mu idirishya kuko ngo ryari filme noneho arazuminga ku buryo ibintu yandikaga bigaragara. Hanyuma ikindi ibyo uretse nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya first of all hari ikintu abantu turi no kwirengagiza gufata umuntu amashusho video without consent bigize icyaha. Bivuze ngo aya mashusho bafashe Sabe kwanza byonyine ibyo bakoze uyu mufaransa ariko warimo arasobanura ukuntu nyirabyo yabivuze kandi kuko twari tuvuga ati uyu nguyu rero yavuze ngo iki we rero arimo arabisobanura tugende gake Godfather ariko uke ko gufata amashusho citizen journalist barahari tugende gake hari ikintu mushaka kugenderaho hari ikintu muri gushaka kugenderaho mike ndashaka kumva waretse Florence akabaza agasobanura ibyo agiye gusoza uretse gato ndashaka kugira ngo abantu bumve kino kintu buriya sibyo iby'uyu muntu wafashe amavideo akanayasakaza urimo kunyumva byo ntibyemewe aza gusobanura akavuga n'impamvu yayafashe ko yabanje kugira inama n'umujyanama w'ubuzima n'umujyanama wa ngwino ndetse inama tugende gakeya rero ibyo uyu nguyu ari kuvuga uyu wasakaje amashusho yaramaze kuyasakaza yanyuma akaza yamasaka asobanura uburyo yafashe n'impamvu yatumye yafata that is nonsense. Izo ni nonsense Florence nongeye kutubwira ngo nta kuri kubiri Florence arimo aravuga ibyo umuntu yavuze Florence kubimuziza kandi ari kudusobanurira kandi urebe igitera no wafashe ibintu byose njyewe mureke mbasobanurire kubera natwe twari turimo turabyibaza hano hari ibintu byinshi turi kwibaza kandi uriya mugabo we yabisobanuye ni ukuvuga ngo twebwe turi kujajinga kandi nyir'ubwite yabisobanuye. Ni ukuvuga ngo rero uriya mugabo we yafashe video kubera ko abonye kari Sabe kandi yaramugiriye inama igihe kinini asanga ntabwo ari kuko uriya mugabo yamugiraga iyihe nama uriya mugabo ngo yanarindiriye ko mukuru wa ngwino ava igisenyi arindira icyumweru ngo arebe ko banegosya bakamugira inama video zidasohotse baramwihorera. Ubwo rero yabonye bamwihoreye icyumweru cyose uwo mushuti we ngo yari yamubwiye ko Clara yabivuzeho ashaka nimero za Clara aramubwira ati noneho bimwe bavugaga video ndazifite niko guhitamagara Clara amuhereza video niko guhitamagara Clara amuhereza video ndetse anavuga ko Clara yamuhaye 50,000 byishimwe ko amuhaye video. Yamakuru Clara yatubwiye yaguze nibyo nibyo urashize urakoze cyane uretse gato tugaruke rero gatoya uyu mugabo njye mfite ikibazo nanjye yego nanjye mfite ikibazo pe uretse ndashaka kubaza uwo muhungu wagiye gusobanura ngo yafashe video yasobanuye ko yafashe video abibwiwe ngo n'uwo mushuti we izo video yajyaga kuzifata kwanza yagiraga andi nama yagiraga ngwino ndebe inama amugira inama n'umukoresha yagiraga inama ngwino ndebe kuzana abantu ariko se ikibazo no gufata video yayimugiraga inama se muri kubuza abantu uburenganzira abantu inama nyine nk'umugore uzana abagabo batandukanye
wumva ikintu mugomba kumva Brian nk'umugore Brian uzana umva abagabo batandukanye ni ukuvuga ngo nta nubwo ari Sabe gusa yazanaga ni ukuvuga ngo afite abandi bagabo benshi uyu mugabo yazanaga ibyo ari kuvuga niba bishyize mu itangazamakuru iri ni isebanya ni gute wowe ni ujya kugira isebanya rwose pe aho iyo ni ndagushyigikiye tugaruke gatoya rero ibintu tubihuze reka uriya twemere mugabo ngo ariko ni se godfather umudivose mwebwe murashinja umugabo mwemuretse hanyuma nawe niba byarafashwe yaramushakaga ngwino nawe uretse yaramwimye gato ntimworoshye umva icyo ndi kubabaza reka twemere ko iyo ngiyo ari skandale ya videwo y'imbere hanyuma videwo y'inyuma yafashwe nande yo yafashwe ite videwo y'inyuma ukuntu byagenze nabyo yabisobanura yego bisobanura ni ukuvuga ngo ngwino we yasohotse ari kudiringa n'uriya mugabo wundi ngo yandikira mesaje Sabe kuko uriya mugabo we yarazisomye izo mesaje aho yari ari mu idirishya mwaramubwira ngo ngiye kumusohora uyu mugabo ngo ndakoresha uko nshoboye kose musohore we badirinze ngo basohokane amujyane hanze noneho Sabe we yasohotse anyura inyuma kuko yari azi ko ngwino yamusohoye hanze ku irembo hanyuma rero bageze hanze ziriya videwo zindi zo hanze zafashwe ngo n'undi muhungu wo mu gipangu muri bubone muri videwo wambaye umupira w'ubururu mu gihe bari barimo baramwegura wa muhungu wundi w'umuturanyi nawe wo mu gipangu wari wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare niwe wahise afata izindi videwo bari ariko hari kumwegura ijambo yamubwiye ngo ibyo bintu ushatse wabireka bari babiziranyeho se nabo bari gufata videwo za ruguru oya videwo ibyo yabimubwiyemo imbere mu gipangu amubwira ngo ushatse wabireka kubera ko yari amaze kubona ko nyine Sabe we yataje muri kunyumva turakumva ibyo yabivugiye imbere kubera ko yabonaga ko Sabe ibyo yaje nyine kugira ibyo akora na ngwino ndebe we rero yamubwiraga ngo ushatse wabireka kubera yuko nyine ni nkaho yamugiraga inama ariko ayimugira n'ubundi ari gufata videwo amubwira ati ushatse wabireka ibyo bintu urimo kubera ko ngo nawe ngo ni umudivorce nyine ngo yababajwe no kubona urugo rw'undi mugabo rusenyuka niko yasobanuye ngaho urakoze cyane mutinga Mike wamanze uhoza umwana dore nawe waje kuri space umwana ari guhogora ariko bagore bikinye manze umwana aguhaye amakuru namutangiye kumuzana none se wowe nyirabutisi ntabwo si video iyo bari kuvuga ntabonye nibihe none se icyo kiganiro sinakirebye sinakirangije bari kuvuga ntari kubivuga ari kubigira ngiyewe se nakirebye ngisubiramo nongera ngisubiramo ngifite imbere yanjye reka tugere gatoya ndayisenga Godfather ndabasuhuje ariko murimo murabona yuko nta nduru ivugira ubusa mwabagabo mwe yego nta nduru ivugira ubusa iyi video ije konfirima kariya gato twabonye mu minsi yashize bigaragare yuko mu by'ukuri ibintu byavuzwe hari ababifashe nk'aho nyine bishobora kuba ari ukubeshyira Sabe wenda bakurikije inkubiri ya Yago n'ibiki bati wenda no kujya ariko ibintu biri kwa kuri Sabe barimo barashaka kumukorera autopsy barimo barashaka kumubaga nta kinya bitewe n'imyitwarire mibi yagiye agaragariza bagenzi be so noneho rero ikiri kubaho bo barimo barasa naho babiganiraho abazi neza yuko hari icyo Sabe yabakoreye kitari cyiza bo barasa naho barimo babiganiraho mu gikari kugira ngo noneho baze basenye Sabe bien mu buryo bweruye so igihari cyo rero Sabe akwiye guhinduka ntago Sabe ni umuntu udakunda wenda kugaragara kuri kamera benshi turabizi ariko imyitwarire ye ngira ngo igihe cye kirageze yuko mu by'ukuri yayihindura nta byinshi ashaka kuvuga ariko mu by'ukuri nabasha kutwumva nabasha n'aba Brian bamuri hafi bajya bamugira inama ibi bintu ntago ari byo ashobora kuba afite imyitwarire itari myiza kuri bagenzi be b'abanyamakuru ya murakoze okay mwambwiye ngo video ntago mwayibonye nashyizeho cyangwa mwongere nyaploading ako Godfather kugira abantu bizongereza okay uburetse gato reka mbere yuko dufata umuntu bita Keza uragarutse se ibi ni ibikibaho Keza uracyasaba ijambo yego ndacyarisaba batanga uvuga hanyuma uwo kanzamure mugabo uvuye hakoze hasi anyibutsa ibuye urabona Yago nawe
mumbabarire kumuguzanamo hano njye nta ruhande mpagazeho Yago nawe si uko adakosa ariko nawe yagiye akora amakosa bakayashyira hanze ariko kubera ko abanye neza n'abantu muri rusange ugasanga bari kumva amakosa ye ariko bakavuga ati n'ubundi nta ribi rye gukosa bibaho kuba Sabe yaba yarasambanye yaba atarasambanye nta kidasanzwe kirimo buri mugabo wese arabikora ahubwo byatijwe umurindi n'umubare munini afite w'abantu hanze batigeze bagira ibintu bumvikanaho cyangwa bahurizaho bitewe n'imyitwarire ye kumva ko ageze hejuru ntiyumva abantu ntiyumve kuko nubwo yakira abantu kuri cano yiwe ntabwo yakira abantu bose hariho abari kuza bavuga ati njye namwatse ikiganiro mfite ikibazo gutya na gutya ansubiza gutya abo rero wa mugani ko batakihuza nabo bagira ukuntu bamugira gute bamukubitira mu mavi ubwo rero ako kantu uwo muntu yaravuze rwose niko bimeze urakoze cyane ngaho manuka abantu mwamaze kuvuga ni mwimanure twakira abantu bashasha mumanuke umaze kuvuga na manuke abantu twatangiranye Meki ntugira ahantu ujya ni mu following Meki Kayiranga mu following uyu nguyu ni umunyamakuru wa Kasamutwe agira inkuru nyinshi cyane z'ubusesenguzi mu following Meki hanyuma ibyo nababwiye ni iki ngiki reka dufata abandi bantu bazamutse mufata ijambo reka turaba bazamutse Uwase fata ijambo Uwase rimwe Uwase kabiri Uwase manuka ese godifa Uwase ntaho hari reka nivugira akantu hano ariko harimo n'ubugome pe no kuri Sabe nubwo nyine byamubayeho ejo nabonye ikiganiro cy'uriya muhungu bita ngo ni Akarabo reka manze nshyireho ntuza reka manze nshyireho iyi video murebe kuri dashboard niba utamfollowinga ntayobona nayishyizeho mwavuga murebe urumva arangije Akarabo aravuga ati namwatse ikiganiro arakinyima ati ubwo rero ati ninjye mukuru w'ibimuga mu Rwanda ati namwakire ninjye uzajya umuhinaho bakuru uriya musazi abanyarwanda turabagome pe ya numva ko byabo namwumvisha ni nonsense ziriya so dukomeje rero reka dufate oya nta bugome n'ubusazi abantu bose bagomba nawe uri umugome uje kubivuga ahangaha nawe uri yego ko ari kuzo oya njyewe ndavuga ibiri ku muhanda ese ninjye ko biri kuri video iyo video izasibama ngo nuko mbivuze kature video hahi Yesu ubusuzanye uriya ndabizi washize wapfuye ariko ihangane nyine yagutaye sha wa mubyeyi we njye umbabare nunzane we ndufite umutima mubi have na tuteze ahubwo dukeneye kumva agafaranga ibyo ari butubwire noneho uyu munsi Uwase yaje njyewe nagira umuntu nubwaho nagira umuntu abashuti ba Sabe ntago bazi what's going on abashuti ba Sabe nta nshuti ngiye imashini nta muntu nzi nta n'inshuti ngira Uwase fata ijambo iyi video suduhaye ko mbona ari kugenda Brian ataratuma tuvuga Uwase twagiye oya nimuvuge shiri nimuvuge Brian ariko rero nawe kuvugira Sabe nawe ugakabya kandi hano ntabwo ndi kumumva ntabwo ndi kumuvugira uko muri kubyumva niko nawe ndi kubyumva babara nunzane muri no space ntabwo ari gihe yakorewe sibyo ndavuga ngo hano hari freedom of speech uko nta muntu n'umuhari Sabe ntari kuvuga na ngwino ndeba abantu babiri nibo babashaka kuvuga twagiye icyo tugenda bati uko nukuri ariko ubu kano kanya buri wese agira icyo avugaho ntitukivurane rero ngiye ko byumva ni gutya Sabe nubwo bashaka baramupangiye ikigaragara ariko n'ubundi yari asanzwe ajya kurya akantu kwa ngwino ndebe aravuga ati uyu muntu maybe ko hari ibintu batumvikanyeho Mwende baravuga ati rero ntabwo naba narakubuze nk'umugabo ngo uranakubure byaravuzwe kenshi cyane byaravuzwe ariko nta bimenyetso twari dufite niyo mpamvu tutabyemeraga ariko noneho haba tuzaniye ibimenyetso sibyo rero Sabe nareke tumwote reka tumushyire ku gasonga bugari tumwote kuko nawe yota abandi rero Sabe first of all niwe wabyiteye kuko nta wamukuye iwe yikuye iwe yijyana kwa ngwino ndebe ikindi abantu numvisha bavuga ngo Sabe ngo kuki ngo yanyuze hari inyuma none se nako hari umuntu ngo Sabe ngo atinya amafoto ubu Sabe umubonye ahantu mu bukwe ukajya kumufotora yahita ajya guca munsi y'amakaza akiruka cyangwa munsi y'amatable ushaka kukubwira neza ukakubwira ngo sinkunda amafoto wimfotora ariko ntabwo yajya guca inyuma y'igikari so rero iriya video mu kanya batweretse niyerekana ko nyine yari mu bintu bitari byiza ikindi kandi afite ikintu yishinza kubera ko yaba nta kintu yishinza
yari gusohoka bashaka bakamufata video agasohoka yemye agaca mu muryango akavuga ati nuzambaza nzasobanura Godfa nyoherereza ino video kuri wenda WhatsApp akavuga ati ndimba either ngwino tizamuka ndebe niba uri hano wenda akavuga ati ngwino ndebe mpamagaye either arwaye cyangwa se afite ikibazo ariko kuko yari azi neza ko yaje gukora amabara niyo mpamvu yabonye ko za kamera bamutunze kamera ajya guca mu gikari ariko asanga radari hose zirahari rero Sabe ntareke tumwote ahubwo icyo tumusaba ahubwo se ni mu kugira gikari ko ngo nabonye ari mu bishingwe maybe ko icyo gikari bafite nyine kurumva Nyarwanda nta ndimushoboke handi hari inzira wampaye iyo video kuri WhatsApp ndimo mbabarira kwihangana ubanza ahubwo nta n'ibishingwe barayimuriye inyuma y'inzu nabonye ariho byuzuye bibutse ko gusakaza video bigize icyaha nta Bria tukomeze aha twihuta ninde uwase wasoje reka ndasoje Godfa ndasoje urarangije uwase oya ndagaruka mu kanya reka gato maze ngira akantu okay ndangiza twagiye kumuherereza bwana Ndimbati wiriwe Ndimbati wiriwe amakuru ntari bigo ukimara gifada kubona iyi video wumvishe warira ibintu tuba ese tubabwira pe ukimara kubona biri confirmed ko yasimbutse urupangu wumvishe ugize ubwoba mu nda mbere yuko ahubwo mwakira nanjye mbere yuko ndimo mwakira nanjye ndetse gato nanjye navunitse ndimo ndacumbagira